bambaza ibya Sabe no mbona muri comment banditse ngo uri muri shakira ngo no twebwe ducishura kumana ntabwo ducishura kubana sibyo ntabwo ariko nanjye ndakuze ndubatse ntabwo ari ugufata undi none ntabwo akazi nkora ntabwo kanyemeye kukuvugiriza induru ya kanyemeye igihe cyose umunsi mu ushobora kugira ku muntu igihe cyose gishobora kwikiraga kikagera ku muntu kandi kize muri ko kabingo kwetaje ashandi makuru muri abadahambana iyi si ni sinabyaye usibye kwimenya n'Imana ariko nasanze yewe tatwe umunyamakuru ntamugwe uramarara ukamarukwa niyo wabanza kunkubita hasi ukibagirwa ibihe twatwagirwa ko nawe nakwinjenga ko na isoni z'uko izakugirira neza. Haleluya. N'Imana itagira isoni z'uko izakuzamura idashingiye ku mashuri wize. Haleluya. N'Imana itagira isoni zo kukubwira ko izabana nawe idashingiye ku isi guhinyuza. Haleluya. Dufite Imana twizeye, dufite Imana twiringiye, dufite Imana ikora, dufite Imana itabara. Mwene data wari wihebye, wari wiganyiriye, ariko reka musubizemo imbaraga. Reka twongere tubasubize mwebwe mwese abadukurikiye aho muri muherereye. Amahoro y'Imana abane namwe, urukundo rw'Imana rubaganze. Uwiteka bahire, Uwiteka bishimisha ibyishimo bita imyaka mwabarijwemo, Uwiteka gushumbusha iby'inzige zariye, nta wundi ni Bobo. Ndagusuhuje rero ngaho habwa umugisha n'Imana. Urakoze subscribe wabwa umugisha nawe utarayikora uyirengaho udakanzeho urabiruteye inkunga ikomeye ariko irushijeho kurusha ibindi uko washaringa ugahereza abandi bakumva ubutumwa bwiza Imana yabageneye kuri uno munsi. Rero ntabwo n'umunsi w'indi jyenyine imbere ya kamera hari umubyeyi twongeye kubana dusanzwe tubana umunsi ku munsi. Reka tumwakire tumuha umwanya atwibwira. Karibu nanone. Yesu ashimwe cyane ndabashuje mu izina rya Yesu muri Imana n'abantu. Okay. Hano turi ku Muvugizi TV Rwanda. Nyago icaniramenyekana mwari musanzwe munzi ahantu handi atari buvuga ariko n'umwanya ndi hano ndetse n'ahandi hake naho Imana izajya inshoboza gukorera uno murimo ariko ndashima Imana. Rero ntabwo dutinda, reka dusenge Imana twakira umubyeyi atya wivuza amazina. Mukamutesi Atanazi. Yego. Ku mazina y'ababyeyi bitwa Mama Deborah abana benshi. Yego, Mama Deborah ufite abangahe? Batandatu. Ubu Mama Deborah turi kumwe ngira ngo ngire vuba atahe. Umunota ku munota wakumva yibarutse. Iki kiganiro tugikoza ariko wa gatandatu tariki 21 z'ukwezi kwa 9 2024 ari igihe yaba ari cyo akoze ari ubwa nyuma mbere y'uko abyara. Rero abantu turi kumwe hano n'imvura tuba turi postinga ngo aribarutse muhite mushaka bwangu uburyo dushaka igikoma n'igitoki tujye kurya ubumyano. No ajya bwo umwana ubunyano hano hari umwana ariko ukuze. Yes, rero Mama Deborah arimo aritegura kwibaruka. Bibiliya iravuga abana n'umwambi w'Uwiteka ngo n'umugisha ngo uturuka ku Mana. Rero twishimiye uwo mwana, tufitaye kumushimira Imana ataratugera mu biganza ariko mu kwizera turamufite. Rero niyo mpamvu tutari butinde, reka dusanga Imana n'ubu tumwakire twumve icyo Imana yashize ku mutima we. Mwami Imana yacu turagushimye turaguhimbaje, uri kwizerwa, uri Imana bwite, uri rubasha. Ngo turagushimiye ko waduhuje n'uyu mubyeyi ngo mukoresha iby'ubutwari kandi umuyobore umwuka wawe muganze mu izina rya Yesu Kristo. Twese tuvuge ngo amen. Amen, amen. Mama Deborah karibu rero. Ushingiye ku birimo biraba mu isi ngiye nabwiye Gaterine Kavange kuri mwaka kana atazagira amezi 12
urabona utazagira amezi 12 Imana yaragenyeza abantu bitabuye kurya nari kuba ku myaka 5 ndabakomeye ngenda mbona we ntabwo uzageza se oya ubu ndabona umwaka uzagira amezi menshi kuko iri kuba cyangwa make ni menshi cyangwa make sinzi ibintu bimwe biraba nizagazagazaga nuko umuntu uriya yakomeje ibintu ngaho abagabo bari gusimbuka ipangu ridafatika afite ama etaje ariko namwe abanyamakuru ntabwo kimutagirana urukundo ngo munagirane n'impuhwe impuhwe se tuyi nta mpuhwe mugira turazigira ntazo mugira ariko baba basi ntibazakanu ubundi nkureke uvuga icyo Imana yagushize ku mutima wabonye ikiganiro cy'umugore wise wo Kabara yatwariye umugabo wakutse amenyo wakibonye se Yesu umugabo wundi wakibonye warakeye ko nzi ko nawe usa nk'ugerageza gukurikirana social media ibintu byinshi ntigege ntabwo ndi ariko wakibonye ese niba wakukurikiye tubwizanye ukuri tureke igikristo turebe ibintu bifatika tubwizanye ukuri uriya uriya mugore yasangira umugabo na Karara yasangira umugabo na Karara si abagore rero ngo none yajizemo umuntu wese nta utagira inenge ibyo ngibyo yashatse gusumbanyiriza nta gusumbanya baye nk'ejo nakoze ikiganiro bambaza ibya Sabe no mbona muri comment banditse ngo ngo urimo yishakira ngo no twebwe ducishura ku mana ntabwo ducishura ku bantu sibyo ntabwo ariko nanjye ndakuze ndubatse ntabwo ari ugufata undi none nta nubwo akazi nkora ntabwo kanyemeye kukuvugiriza induru ya kanyemeye ko igihe cyose umunsi mu ushobora kugera ku muntu igihe cyose gishobora kwikaraga kikagera ku muntu ese koko buriya Sabe yaragambaniwe cyangwa yari yakantu ntabwo mbizi mwe bw'abanyamakuru ni munsi nta kimana bikweretse wese nk'umuhanuzi intego umutegoshe nta kimana bikweretse nk'umuhanuzi nabyo mbizane nk'umuhanuzi oya ati Imana imbwiye ko Sabe yijyangwa nabonye Sabe abeshyerwa cyangwa nk'ubusesenguzi bwawe bwite abantu twacitse amazi ntago ari twe nimwe mwatwihaye rero ubwo se nk'ibyo rwose ubwo urumva ibyo najya kuhanura nabonye kandi ababihanuye nabonye bihagije urumva igihe cyose ubonye ikintu uratuza ugasenga nta kindi icyo nifuza mbona no kubwira abantu ntabwo ndi umufana wa Sabe ndi umufana wa Ngurende ndi umufana ahariho hose abafitanye amakimbirane bahura bagasabana imbabazi bikarangira abantu bakabana amahoro bakamenya ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima nyuma y'ibihe n'ibihe hariho ubundi buzima ayiye hari ubuzima ni muri Yesu harimo ubuzima ko hari ubashijwe mpamvu zo guhangana pe mpamvu zo guhangana ariko ngo yasimbutse ipangu uramuserereza wese uzubwiwe icyo uzasimbuka abana ngenda bwira abantu simbwira ubundi yahagarara ubundi yarene ariko biri kuvuga ko Sabe atasimbutse ahubwo yahonzwe baramunobye bamunobera ikizi aho yari agiye bamukubitaga ikizi yari mu rugo rwe yari ku Ruyenze ku itaje yanga ari Nyamirambo aho kandi kize muri ko kango ku etaje ashani makuru muri abadahambana iyi si ni sinabyaye usibye kwimenya n'Imana ariko nasanze yewe tatawe umunyamakuru ntamuwe uramarara ukamarukwa niyo wabanza kunkubita hasi ukibagira ibihe twatwagiye ko nawe nakwinjije njya ko na ayasha ariko rero ibihe biranageze ngo tugire n'ubwenge okay Yesu niwe bendera ryacu twabakijijwe abantu bajya guhinduka ariko ibendera ry'abakijijwe isi kana gutwikurura niwe Yesu iraza ikagutwikira sibyo isi iragutwikurura ariko ijuru ikaza ikagutwikira sibyo iba amagambo yicaga barimo bavugwa kuri social media baba bagapfuye sinzi impamvu baba bagapfuye cyangwa bagasa ariko kuko Imana itareba nk'abantu ikore nk'abantu
icyo gitumye umuntu wese ahari yavuga makeya. Ubundi ukabona ikintu ukagisha umutima ukishakira amahoro, ariko umagiye kuzajya aca undi akate nabo undi ahita yikanga avuga ati ariko bari bagiye kujya bataha kare kubera iki? Kubera ko hari ibyo uzi ko uba hari ahantu hajya kungurira ikintu singeyo kubera nawe uvuga arawanjyana singeyo wari abantu bose amahoro bavuze runaka. Oya si icyo, ahubwo hari abashinzwe gufotora no kuvuga aho uri. Okay, yego. Naho kuvuga aho ko batuvuga nta nicyo twakoze. Mu kiganiro umuntu yasohoka ati anakubwo kurigeze gukorera ikiganiro Remera nkahita sohoka na moto. Umwe makuru yisokeye yigendeye umuntu agahita amugana yaraciyeho na moto, ariko telefone yahise nayikura atumva ati urabihumbi turuwasi ati nakubonye, ariko asanga nanjye ndi Marine ndamubwira ati turuwasi n'ubu yahamagaye ngakeneye turuwaza neza ngo yarakubonye uvuye ubwo yenda ari guhimba ibindi yarazi ko ngiye gukora. Amadebo ngaho tubwira icyo umwami Imana yagushyize ku mutima mu minota mike ndabona umugisha hano ibintu bikaze kandi bagirire neza. Nta bantu bacyumva ijambo ry'Imana nifuza ko abantu bumva ijambo ry'Imana baryumve. Ari umupasiteri umwe wagiye kubwiriza ahantu arabwiza niba yarabuze ibyo yigisha, niba yarabuze ibyo asobanura ngo mubyumve cyangwa mubireke, tugira ngo aracitswe ngo ndavuze ngo mubyumve cyangwa mubireke, wowe vuga wigendere. Njye sinavuga gutyo, ubwo nawe ashobora kuba hari aba yarabonye atabonye amashyi cyangwa atabonye n'ikire cyangwa atari n'uwanamwumva agahitamo ikintu. Imana ibahumurisha kandi bagire neza, nako karagaciyeho. Ndabashuje mu izina rya Yesu mugubwe neza. Ibi ni ibihe nkuzanire ngo ijambo ngo twagarura icyubahiro cy'Imana. Birashoboka ko wowe wagarura icyubahiro cy'Imana utagize ikintu nacyo dushingiraho, ariko kuko wiyemeje Imana ikabana nawe. Tugiye gusoma mu gitabo dusanga mu ngoma za 2:34 n'umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Ndagenda nasobanura umurongo ku wundi duhita twihuta bitadusenga. Haravuga ngo umwami Yosiya agarura abantu ku Mana. Ni ukuvuga ngo yarabaye umwami Yosiya ariko ashaka kugarura abantu ku Mana, kandi byarakunze byarashobotse. Ndagira ngo nkubwire ko nayo bishoboka ko hari ikintu wakora mu bwami bw'Imana, icyubahiro cy'Imana kikongera kikagaruka, icyubahiro cy'Imana kikongera kigasakara, icyubahiro cy'Imana kikongera, aleluya, izina ry'Iteka rikongera rigashyirwa hejuru ku bwawe. Murongo wa mbere ngo Yosiya yatangiye gutegeka amaze imyaka 8, avutse amara imyaka 31 i Yerusalemu ari ku ngoma. Ni ukuvuga ngo yaravutse amara imyaka 8 avutse ngo amara imyaka 51 i Yerusalemu ku ngoma. Yamaze imyaka Imana ishimwe imyaka 31 ayimara i Yerusalemu ari ku ngoma. Imana yaramuhaye icyubahiro, Imana yaramuhaye ingoma ngo ayiyobore. Icyubahiro cy'Imana aharanira icyubahiro cy'Imana cyo ko cyakongera kikaza muri Yerusalemu, arongera agira ibintu yubaka byari byarasenyutse. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo wifate umwanya widafite umumaro, fata umwanya kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaruke, kandi kizagaruka ku bwawe. Ntiwisuzugure, ahubwo wumve kwikurimo, wumve kwigwiriye muri wowe ari inyembaraga. Haleluya. Ageze ku murongo wa 2 ngo akora ibishimwa n'Uwiteka, agendera mu nzira za sekuru za Dawidi, ntiyateshuka ngo avemo ace iburyo cyangwa ibumoso. Nubango yagendeye mu nzira sekuru yagenderagamo. Yari amajina aravuga ati ntuzaci ibumoso cyangwa iburyo, uzakorera Imana utagize icyo ushingiraho, uzakorera Imana utitaye ku isi kwemera cyangwa utakwemera. Abaguhinyuza ibyo guhinyuza birahari, abagusenya barahari, ariko wowe uzakorera Imana. Haleluya. Uzaca ibumoso cyangwa iburyo, uzareba imbere ukorera Imana, uzavuga uko Imana iri, uzavuga uko wayibonye, ije gukora nta kintu ishingiraho. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ndagira ngo nawe ngo mubwire ngo korera Imana. Icyubahiro cy'Imana kizagaragara ku buzima bwawe, icyubahiro cy'Imana kizagaragara yuko ariyo yaguhamagaye. Ndabizi byagusubiza inyuma birahari, dodani ziri imbere zirahari, ariko haranira gukorera Imana. Icyubahiro cy'Imana kigaruke. Haleluya. Kandi kijya kigaruka, icyubahiro cy'Imana kijya kigaruka, munakongera akagira uburyohe n'Uwiteka. Imana ishimwe.
harakorera Imana muyishinga navuga ati humura ndabizi ko ari bikugoye ariko uzakorera Imana, uzagendere mu mategeko, Imana izabana nawe, uzasenye, uzakubita ibicaniro, nzabana nawe. Ageze ku murongo wa 3 aravuga ahubwo mu mwaka wa 8 w'ingoma ye akiri muto yatangiye gushaka Imana ya sekuruza, kandi mu mwaka wa 12 atangira gutunganya i Buyuda n'i Yerusalemu amara y'ingoro Ashera n'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe, basenya ibicaniro bya Bayali, abyirebera kandi atema ibishushanyo by'izuba byari hejuru yabyo, arabigusha. Ashera n'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe arabimenagura, abigira ishingwe, abinyanyagiza ku bituro by'abatambiraga Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo yatangiye gukangura gushaka Imana, yishyiramo ko agomba gushaka Imana. Ashatse Imana, Imana imuha imbaraga, Imana imuha ubushobozi, ngo atangira kumenagura bya Bayali, akubita ibicaniro, agira ibintu asenya bari barimitse. Ngira ngo nkubwire ngo nawe icyubahiro cy'Imana kibe ku buzima bwawe, ugira ibintu ukora, ugira ibintu uhindura, ibicanira abantu bubatse uzabimenagura, kubera Imana ishoboye byose. Reka nkubwire Imana igishoboza umuntu, iduhamagara tudashoboye ariko ikadukoresha dushoboye, iduhamagara turabaswa ntabwo dukoresha turabaswa. Reka nkubwire ngo humura komera, wizera Imana irashoboye, wizera Imana iratabara, wizera Imana irashoboye. Ashaka Imana, agira umuhate, agira umwete, ashaka Imana, ntiyagira icyo yitaho, afunga amajwi yose yatuma atabona ubwiza bw'Imana, aritandukanya, hanyuma Imana imuha imbaraga, imutiza umurinde, aravuduka, atangira gusenya ibigirwamana, atangira gusenya ibishushanyo byabajwe, atangira kugarura icyubahiro cy'Imana. Nawe ndakwinginze mwene data, reka Imana ugarura icyubahiro cy'Imana, kandi Imana izagushoboza, izabana nawe. Nugambira neza mu mutima, Imana izabana nawe, izagushyigikira, izagukoresha iby'ubutwari, izakugeza aho utatekerezaga. Oh haleluya! Njya mvuga ngo iyo uzi Imana aho yagukuye, haleluya, ntabwo ushidikanya ko ari n'ahandi itazakugeza, izahakugeza. Imana ihimbazwe. Nta muntu usenga kina, nta sengesho ry'umuteja. Imana ihimbazwe, isengesho igihe cyose, isengesho rirahindura kandi rihindura ibihe n'ibihe. Ni Imana ihamagara ibitariho bikabaho, ni Imana ifata ibidafite ishusho ikabiha ishusho, ni Imana izi ejo hawe hazaza, irahazi ni ukuri. Ariko agira umwete wo gushaka Imana, aba ngo ngiye gushaka Imana, Imana izampa imbaraga, Imana izanshoboza, Imana izangenda imbere, ahataringaniye Imana izaharinganiza. Haleluya! Ndakwinginze, izere Imana, yizere uyiringire. Imana yacu irashoboye, Imana irakomeye. Tugiye gusenga Imana. Uri waracitse intege, ariko nyemereye icyubahiro cy'Imana kigaruke muri wowe. Haleluya! Icyubahiro cy'Imana kigiye kigaruka muri wowe. Warivanze, waribagiwe. Ikibazo mbonye abantu bibagirwa aho Imana yabakuye, bagafata bakitura Imana umubabaro, bakitura Imana kuyihemukira, ariko wikitura Imana kuyihemukira. Ongera wibuka aho waguye ubyuke, ongera wibuka aho wakoshereje Imana, ibuka hahandi wagendanye n'Imana, ibuka hahandi mwabaye. Imana ishimwe, ubane n'Imana, Imana izakugirira neza, Imana izabana nawe, Imana izaguha agaciro. Haleluya! Ntukibagirwe mwene data, ntukibagirwe wakugiriye neza, ntukibagirwe watumye ubaho, ntukibagirwe watumye, haleluya, iguha icyubahiro. Nta wundi ugufite mu biganza usibye Imana yacu. Haleluya! Icyo cy'Imana cyongere kigaruke. Wakigarura aho utuye, wakigarura mu muryango washatse mwe wavukamo, wakigarura mu bakuzi n'abatakuzi. Imana izagushoboza, Imana izabana nawe, Imana izagushyigikira, Imana izakurwanirira. Ashimwe Yesu. Haleluya! Ujye uhamagara umuntu akamutoranya, rangiza akamwiyegereza. Imana ihimbazwe. Muri byose uvuga ngo nkunda kumva makuru y'umurwa, uri kura hatagera ibyago, ando mucyo n'umwana w'intama, umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya! Niko mvuza impundu, haleluya! Nzinjira mu murwa, haleluya! Ndi hafi kujyayo, umunsi umwe nzawinjiramo.
Jiramo. ngo nkunda kumva amakuru yo mu murwa. Ayo makuru yo mu murwa atandukanye n'amakuru isi guha. Isi yakubwira ngo urapfuye, ariko ijuru rikakubwira ngo baho. Haleluya. N'Imana inyuranye ibisi n'ibihe. N'Imana ikura ku cyavu. Haleluya. N'Imana itagira isoni z'uko izakugirira neza. Haleluya. N'Imana itagira isoni z'uko izakuzamura idashingiye ku mashuri wize. Haleluya. N'Imana itagira isoni zo kukubwira ko izabana nawe idashingiye ku isi guhinyuza. Haleluya. Dufite Imana twizeye, dufite Imana twiringiye, dufite Imana ikora, dufite Imana itabara. Mwene data wari wihebye, wari wiganyiriye, ariko reka ngusubizemo imbaraga, wongera ugarure icyubahiro cy'Imana, cyongere kigaruke. Abantu nibavuga Imana nabi, wowe uyivuge neza. Haleluya. Abantu bafitanye amacimbirane, ujye hagati uvuge ngo hari Imana ishoboye. Abantu bavuga ko hari ikidashoboka, uvuge ko bishoboka. Iyi Mana twarayibonye, iyi Mana twarayisenze iratwitaba, iyi Mana yaratwiyeretse, iyi Mana hari ubuzima yahinduye. Hashimwe Yesu. Haleluya. 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 Yesu arahindura, Yesu arakora. Shabura ngo hari kurira kwarera umuntu, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Haleluya. Mana ihimbazwe cyane. Haleluya. Impundu zijya zivuga. Haleluya. Utari bubone ko buri buke bugacya, utari bubone ko bwira bukira. Mana ishimwe. Utari bubone ko musure ukawurenga ikajekesha amagambo. Isi igiye gutwikurura, ariko ijuru rikaza rikagutwikira. Niyo mpamvu ukwiye kubana n'Imana, urebe hirya cyangwa hino, aho ugakomeza Imana. Bahanga amaso umusaraba. Haleluya. Mana izakugirira neza. Ushaka uburwayi humura uzakira, ushaka uburwaje humura azakira, ushaka kubona nta gaciro ufite ariko humura Imana itanga agaciro. Ni umugabo kubihamya ko Imana itanga agaciro, ni umugabo kubihamya ko Imana igiguha ijambo, kandi yaguhaye ijambo ntawari kwambura. Yaguhagurukije ntawakubwira ngo ngera wuname. Iyo iguhagurukije iguhagurukije urema. Amen. Haleluya. Haleluya. Mana ishimwe. Tugiye gusenga Imana yacu ishimwe kandi nabwo icyubahiro. Reka dusenga Imana. Imana yo kwizera no kuringirwa, umugabo w'ikinegu ufite imbaraga n'ubushobozi n'ubutware. Urakora Uwiteka Imana nyir'ingabo, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro, izina ry'Umwami nishimwe hejuru mu izina rya Yesu. Sengeye mwene data wari ucitse intege, wari wihebye, wari weganyiriye, wari urwaye, wese niyakire gukira mu mbaraga z'Umwuka wera. Urakoze gukoza ikidasemwe kandi icyubahiro kigiye kongera kugaruka mu bantu, abantu bakongera kwizera bakagira imbaraga zo kuhamya mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Amen. Mama Debo, Imana iguha umugisha, ariko hari umuntu wakwifuza kuba mwavugana, wavuga nimero zawe. 073888 921 Imana iguha umugisha cyane. Amen.